umwuzukuru wawe nawe hari undi mupapa ungana nawe umukorera ibyo ukorera abo bana. Ese bitekerezeho, niba unyumva aho uri ngo banze ubitekerezeho mbwire byagushimisha. Fata umwanya mutoya ubitekerezeho wumve, hanyuma umbwire niba koko ibyo bintu bibaye byagushimisha. Ugasanga nk'umugabo mwiganye, umushuti wawe mwiganye, ugasanga afite akana k'agakobwa kawe, nk'uko nawe ufata ak'abandi, yes, ugasanga nyine ibyo ukorera abana b'abandi nawe nibyo bari gukorera wa mwana wawe. Ese byagushimisha cyangwa? Ngo bitekerezeho, hanyuma wumve nyine uburyo biba bimeze, kugira ngo ubashe kumva uburemere bw'ibintu ukora. Nyine ni ikibazo, mwumva ko guca inyuma abo mwashakanye ntacyo bivuze, ntacyo bitwaye, mwumva ko kuticara ngo mujye inama n'abadamu banyu ibyo ntacyo bivuze. Muraho neza nshuti zagira Icyizere TV, mumeze mutereka, nizere ko mumeze neza rero aho muherereye hose, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kandi nawe bitagenze neza ihangane, ubyereka Imana irahari mu by'ukuri, iraguha igisubizo. Wowe nuyizera ukayirangamira ukemera ukayikoreza ibyawe, iraguha igisubizo byanga bikunda. Uyu munsi rero nje nyine ngo tuganire, ariko nyine nari nabakumbuye. Nkuko mubizi nyine muri abantu banjye, ndabakunda kandi n'ukuri njye mbura n'uburyo mbashimira. Gusa ariko mbwira Imana nti Mana bariya abantu ujye ubampera umugisha, kuko hano hari abantu banyikundira, bankunda urukundo rwa nyarwo, niko nabivuga, kuko nyine bankunda njye ntacyo ndicyo, ntacyo mfite, bakankurikirana, bakampa like, bakampa comment, bagasharinga. Mw'abantu mwe rero Imana ijye bampera umugisha, kuko njyewe ntacyo mfite cyo kubaha. Uyu munsi rero nkuko nabibasezeranyije nje ngo tuganire, nje kuganira n'abagabo. Ushize nari naganiriye n'abamama, none rero uno munsi ngiye kuganira n'abapapa, kugira ngo nyine mutazandakarira muvuga ngo nyine ndarobanura cyangwa se nkunda bamwe abandi nkabanga. Niyo mpamvu rero nyine nje kugira ngo mwese, ubushize naganiriye n'abamama, uyu munsi rero nje kugira ngo nganire n'abapapa, sibyo? Okay. Ariko rero niba uri mushyashya hano, banza ukore subscribe ukabyarawe ko ndayikeneye. Kandi nyine kuyikora si hari icyo bigutwaye, nta kintu bigutwaye, kandi ni na byiza. Niba ukunda bino nkora, uko nzajya na uploadinga video uzajya uhita ubona notification, uhite nyine uyifungura uyirebe, numara kwifungura uhita ukanda kuri ka like. Niba nagushobokera nyine umpe na comment, ungira inama, umbwira uti mbyumva gutya. Haba hariho na nimero ya WhatsApp, nyine nayo wanyandikiraho kuri WhatsApp ukambwira uko byumva, cyangwa se ukanyungura n'ibitekerezo. Mw'abantu mwe bajya bavuga ngo umutwe umwe burya ngo wigira inama yo gusara, sibyo? So rero reka dutangire, ndagira ngo uyu munsi tuganirize abapapa. Abapapa rero bamwe na bamwe b'iyi minsi, hari ibintu muri gukora bikandakaza, bikanambabaza, bigatuma nibaza niba mugifite indangagaciro, bikanshobera. Nyine kuri iki gihe ugasanga umupapa n'umupapa mukuru, ni mukuru pe, afite n'abuzukuru, ni umusaza, sibyo? Ariko ugasanga ashoreranye n'akana k'agakobwa kakuzukuru kereka bari ko mbyita, ngo ni sugar daddy da.
rero aba bashuga dadi mwabagabo mwigize ba shuga dadi sibyo, ni mwebwe muri gutuma igihugu cyacu gihungabana, nimwe muri gutuma abana b'abakobwa bari guta umuco, nimwe muri gutuma abahungu nabo nyine ntabwo bimeze neza, kandi kubera mwebwe nimwe mwateje impagarara. Ese mwaba papa mwe ubu mwabuze iki mu ngo zanyu koko? Ako ibaze uriya mwana w'umukobwa sibyo, uriya nyine ibyo mukorana ntago mbizi, ariko noneho byibaze niba umwana wawe cyangwa se umwuzukuru wawe nawe hari undi mupapa ungana nawe umukorera ibyo ukorera abo bana. Ese bitekerezeho, niba unyumva aho uri ngo banze ubitekerezeho mbwire, byagushimisha? Fata umwanya mutoya ubitekerezeho wumve, hanyuma umbwire niba koko ibyo bintu bibaye byagushimisha. Ugasanga nk'umugabo mwiganye, umushuti wawe mwiganye, ugasanga afite akana k'agakobwa kawe, nk'uko nawe ufata ak'abandi, yes, ugasanga nyine ibyo ukorera aba bana b'abandi nawe nibyo bari gukorera wa mwana wawe. Ese byagushimisha cyangwa? Ngo bitekerezeho, hanyuma wumve nyine uburyo biba bimeze, kugira ngo ubashe kumva uburemere bw'ibintu ukora. Nyine ni ikibazo, mwumva ko guca inyuma abo mwashakanye ntacyo bivuze, ntacyo bitwaye, mwumva ko kuticara ngo mujye inama n'abadamu banyu ibyo ntacyo bivuze. No, buriya rero urugo rwubakwa n'abantu babiri, ntabwo urugo rwubakwa n'umuntu umwe. Kandi niba wananiwe kujya inama n'uwo mwashakanye, sintekereza ko rwa rugo rwanyu rushobora gutera imbere, ntabwo bishoboka. Urugo rutera imbere iyo hagati y'abashakanye baba bafitanye communication, mukaganira, mukungurana ibitekerezo, mugashyira hamwe. Icyo gihe nibwo urugo rwanyu rushobora gutera imbere. Ariko igihe mu rugo rwanyu ibyo bintu bitarimo gutera imbere, ndababwiza ukuri byagorana, ndetse no kugira ngo urwo rugo rugume ruhagaze nabyo byagorana. Rero niba warashatse umuryango, wawushatse uwukunze, icya mbere ntekereza ko ari ukwita ku muryango. Kwita ku muryango hanze aha ngaha, noneho muri iyi Kigali harimo ibishuko byinshi cyane, harimo ibintu byinshi biteye ubwoba, kandi byahagurukiye abagabo, byaje kubagusha. Ntekereza ko rero ahantu wabihungira ari ku Imana ikaguha imbaraga zo gutsinda baderira hanze aha bakanuye amaso, bashinyitse amenyo, wagira ngo amenyo yabo yabaye imikaka. Noneho nta kindi bitwaza, ukajya kumva ndagukunda, ni ukuri yaragukunze se gute? Buriya kugira ngo wemere ko abo baderira baba batabakunda, baba babeshya, ugize ibibazo biri serious, nibwo wasobanukirwa neza abo bantu mubana abo ari bo. Nge hari umuhungu umwe wigeze kunganiriza, ambwira ko umunsi umwe yari ari kumwe na girlfriend we, noneho yari amaze guha girlfriend we amafaranga 100 byo kujya muri salon ngo no kugura amavuta. Noneho uwo muhungu bamuhamagara bamubwira ko umwana wa sister we yitabye Imana. Uzi icyabaye? Yabwiye uwo mukobwa yari amaze guha amafaranga 100, amubwira ati shiri nsubize ayo mafaranga, umwana wa sister wanjye yitabye Imana, kandi ni mu ntara, kandi nta yandi mafaranga mfite yo guhita njyayo. Umukobwa ngo yaramushubije ngo umwana wa mushiki wawe se afite umugabo? Ndaramubwira ati wi, afite umugabo. None se uwo mwana urajya hehe? Uwo mwana wa sister wawe afite se, afite na nyina, bamushyingure, ariko wikwirirwa ujyayo. Uribaza izo nshuti mufite
uribaza uwo mugore uri kukubwira ngo siga urugo rwawe uze umusange mubane. Impamvu ari kubikubwira ni ukubera akazi uri gukora uno munsi, kubera akazi ufite kano kanya nyine, uba uri sheri, uri inshuti, uri umugabo w'igihangange, ariko nibakakwirukanaho uzagenda unakomange akwirukane, azakugira nk'aho atigeze akumenya, kuko azahita ajya gushaka undi nanone nawe ufite akazi, ufite icyo akora. So rero ntabwo ntekereza ko baderira ari abantu rwose bo kwikururira habe namba, ahubwo ni ukubagendera kure, kandi nta bundi buryo watsinda ibyo bigeragezo byabo, cyane ko muri iki gihe nibo bari kugenda bishakishiriza abagabo, bakabashakisha ku buryo bumwe cyangwa ubundi mpaka bababonye. Nta kindi bagamije usibye kubasenya ndetse no kubasenyera imiryango yanyu mwubatse ibavunnye, imiryango yanyu mwubatse mu by'ukuri mwaratanze ibitambo. Nicyo bashaka, kugira ngo iyo miryango bayisenye, bayigire ibicece, kandi namwe batabasize, namwe nta cyiza babifuriza. Rero ntekereza ko kugira ngo utsinde ibyo byose ari uko wajya kwisengera Imana igihe urangije akazi kawe, ukaba wanasenga. Niyo utaba wabonye umwanya wo kujya mu rusengero, ariko ukibuka basi ko Imana ihari ku bwawe, ukaba wayisenga, bityo wa mwanya watakazaga uri kuri telefone uvugana n'abo bakobwa n'abo bagore, wa mwanya watakazaga uri mu marogi n'abo bagore, ukawihorera, ahubwo ukaba utakaza urimo usaba Imana, wambaza Imana yawe kugira ngo yite ku muryango kandi ibashe kuwukomeza. Ntekereza ko ibyo byadufasha kurenza, kandi buriya abari abakobwa nta n'ibyishimo birenze babaha, usibye ibyo mwe mwibwira, ibyo mwe mwizereyemo, mukabyarojisira mu mitwe yanyu, ariko mugenzuye neza ukicara ukabitekerezaho kabiri, wasanga uwo mukobwa nta n'ibyishimo aguha birenze iby'umudamu wawe yaguhaga. Rero nyine mutekereze rwose, abakiri batoya, ubuto bwanyu mubumarane n'imiryango yanyu, mubuhereza abantu bazabubagarurira igihe muzaba mutakibashije kwicumba akabando. Ubuto bwawe bufate, igihe cyawe ugifate, ugisipendinge ku muntu uzagutwaza akabando, cyangwa se uzagusunikira akagare igihe bibaye ngombwa ko wicara mu kagare. Winyanyagiza igihe cyawe ku muntu utazigera yibuka ko wigeze no kubaho, ku muntu utazibuka ko hari ikintu wigeze kumufasha. Rwose sintekereza ko byazagushimisha, kandi nk'uko mubizi nyine nta nubwo wasubiza ibihe inyuma ngo bigushobokere. Igihe cyatakaye ntabwo kigaruka, ariko uno munsi wenda hari ibyo wakosora bikazagenda neza. Nubwo tutasubiza igihe inyuma, ariko basi twahindura bimwe mu byo twagiye dukora, tukifasha. Erega ni ukwifasha. Urabona, kwita ku muryango wawe ntabwo bigira uko bisa, cyane ko umuryango wawe uza mbere y'ibintu byose. Iyo ugize ibibazo baba bahari, iyo ugize ibyiza baba bahari, wagira ibyago noneho birenze nibwo baba banahari noneho ku bwawe. Birengagiza byose wakoze, birengagiza amakosa yose wabakoreye, inabi yose wigeze kubagirira, bakaba bahari kugira ngo bagufashe. Kandi noneho ba bandi watakajeho ubutoya bwawe usanga nyine ntacyo bikimaze. Rero wowe wa mupapa ufite urugo rwawe, ndakwinginze wirusenya kubera ibishuko biri hanze aha ngaha. Nyamuna kora iyo bwabaga, sibyo? Gerageza urugo rwawe ntirusenyuke kano kanya, ugerageze ukora iyo bwabaga. Hari igihe umuntu agerageza bikanga, bitewe na ya mpamvu navuze ubushize,
ku badamu, muri sije navuze ku badamu, hari ibyo navuzemo ko hari igihe ubana n'umuntu mu by'ukuri mudahuje, atari we Imana yakuremeye ngo muzabane munasazane, ariko nanone ntabwo ari buri gihe, kuko nanone hari igihe dutandukana nanone n'abo Imana yaduhaye, Imana yaturemeye, ariko ugasanga umwe muri twebwe yabigizemo uruhare. So rero gerageza basi, binanirana ariko wagerageje wowe ukabyara we, bikunanire uvuga uti naragerageje uko nari nshoboye ariko ntago byanshobokeye, ku buryo n'undi wese uwo ari wese wanamubwira cyangwa se ukanamwereka ukavuga uti njyewe naragerageje ntako ntagize ariko byaranze. Ntaba ari wowe uba impamvu yo gutandukana, yo gusenya urugo rwawe wubatse. Mw'abantu mwe kubaka urugo biravuna, noneho kubyara umwana ukamurera ukamukura mu buhinja akagera aho atangira kukwita papa, aho uhinguka akakumenya ati dore data aratashye. Ibyo bintu biravuna, ntekereza ko uba warasipendinze ibintu byinshi. So rero wa mubyeyi we rwose gerageza usabe Imana iguhe umuhate ndetse n'umurava wo kuguma kwita ku muryango wawe. Kandi ikindi nibinananirana ukaba watandukanye n'umudamu wawe, gerageza ube hafi abana wabyaye, kuko abo bana ni ejo hazaza hawe, kandi ikindi nta wundi bahanze amaso usibye wowe nka se wababyaye. Ntago umudamu wawe azarira abana umusiganye cyangwa ajyanye wenyine. Mufashe kuko mwafatanyije n'ubundi kubabyara. Rero mufashe, nawe ni umuntu erega yacika intege, sibyo? Gerageza umufashe, mwite kuri abo bana bari inzirakarengane, wituma babigenderamo, babe hafi nk'umubyeyi kandi bakubone buri gihe. Bizabashimisha, bibafashe no gukura neza, bibafashe nabo kuzubaka umuryango wabo, kandi bakazita nabo kubo babyaye. Babe hafi rero, kuko nabo bazakwibuka ugeze habi. Kandi mujye mwibuka kino kintu, baravuga ngo uburere buruta ubuvuke, sibyo? Uburere buruta ubuvuke. Mw'abantu mwe murabizi, ababyeyi mwebweho muranabizi cyane. Nk'iki gihe cy'amashuri cyageze, noneho ababyeyi bamwe na bamwe bafite ubwoba, bafite umva ni stress. Ariko rero dufite Imana, sibyo? Dufite Imana izatuba hafi, dufite Imana, kandi Imana ni umukire shawe. Imana yacu ni umukire cyane sha, ifite ibintu byinshi, irenze n'ubukire. Sinzi uburyo nabibabwira, ariko namwe muri bakuru murabizi. Rero mwaba papa mwe nyine musenge nyine namwe Imana. Musenge Imana, nicyo gikuru, nicyo cy'ingenzi, kandi tujye tunoroherana, sibyo? Ko sintekereza niba warashatse umuntu mukundana, sintekereza ko inzira yanyu mwakwifuza ko yabyara amahari. Gusa nyine nk'uko nabibabwiye, hari aho byanga, ariko nanone n'ibinanga mugatandukana. Zirikana ko hari impamvu ibyo bibaye, kandi impamvu nziza, atari impamvu mbi. Hari igihe Imana yagira ngo iguhe umwiza noneho kurusha wa wundi, iguhe umwiza uzakumva, iguhe umwiza uzagukunda akaramata. Yes, kandi zamuguha, ariko niwitwara neza, ntutangire kujya muri utwo twana tw'udukobwa ubyaye, ntutangire kubona umugore wese ngo wumve. Ifate neza, wiyubahe, ugire indangagaciro. Uzabona umugore uzaguhoza amarira yose warize, kandi arahari, hari ahantu ari nyine ku bwawe agutegereje. Uwo rero numuramuka umubonye, nuramuka uhuye nawe, ntabwo bizanga, bizakunda, muzubaka ubuzima bwanyu kandi bizagera kure.
gerageza kino kintu urebe uzanshimira nyuma. So rero nk'uko mubizi iyi ni Gira Icyizere TV, mbibutsa ni buri mushyashya hano kora subscribe tubashe gutera imbere, tubashe kuba benshi, twubaka umuryango sosiyete nyarwanda. Nanjye nzajya nkora uko nshoboye nyine mbazanire, ningira icyo menya gishya nkizane, kandi nyine ikirenze ibyo ndabakunda, Imana ijye ibaha umugisha. Bye, naho butaha.